Yes, bibe byiza nanone kuri wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba. Ejo twasize muri episode ya 40, hagaragaye ko Cyusa yemera yuko ari we waba wararyamanye na Isimbi. Ababyeyi be byabarenze, babuze umwanzuro, babuze icyo bakora. Cyusa aza gusaba mama w'imbabazi, ariko se bino byose byagenze gute? Amaherezo yabyo ni ibihe? Hari umuntu w'umurundi wanditse muri comment aravuga bati kugira ngo uyu Cyusa aryamane na Isimbi ni cya gihe bari bamuroze, yabikoze atabishaka. Ubwo rero sinzi nimba koko namwe ariko mubyumva, ariko ndaza kugenda mbibabwiraho muri kino kiganiro. Abantu bifuza gukina filime namwe mwabuze aho mucisha impano zanyu ngo mutangire gukina filime, ndaza kubaha nimero, ndetse n'abandi bose na babandi b'ibihembo twari tumaze iminsi tubandika, ngira ngo ejo ni kuwa gatanu nibwo ibyo bihembo bizatangwa. Ese nimba uri mushyashya ukaba wumva turi kuvuga ibihembo, ni ibihembo bimeze bite? Ibi byose urabimenyera muri kino kiganiro. Nimba uri mushyashya nayo ibi bihembo urabikwiye, mu gihe waba warakoze ibikurikira cyangwa se warakunze filime Inzira y'umusaraba ugatangirana nayo ukaba ugeze aho igeze ubu ngubu. Rero ibyo byose ni bimwe mu byatuma ubona amahirwe yo gutanga ibihembo cyangwa se yo guhabwa ibihembo mu gihe cyose ujya witabira gutanga ibitekerezo. Hari umuntu bita Irakoze Chantal akunda gutanga ibitekerezo cyane muri comment, ndetse n'abandi benshi cyane tugenda tubasoma mu buryo butandukanye. Tugaruka rero ku biganiro byose twakoze tukareba izina ryawe inshuro ryagaragayemo byibuze mu biganiro nka 5, tukareba nimba waragerageje gutanga amakomenti kugira ngo turebe ko uri umwe mu begukana ibihembo bya Noheli ndetse n'ubunani bizatangwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Duhereye mu gihugu cy'u Burundi, 5 ba mbere bazatsinda ibibazo bazabazwa nibo bazahabwa ibi bihembo, by'umwihariko ku bufatanye na Big Family TV ibagezaho filime Inzira y'umusaraba. Nkwibutse ko filime Inzira y'umusaraba isigaye isohoka saa 5 zuzuye, saa 5 za mu gitondo, ntabwo izongera gusohoka saa 8, ni saa 5 za mu gitondo. Ejo nabonye muri kunshimira kuri WhatsApp mumbwira ati mwakoze, mwayiduhaye kare. Biriya ni ihame tugomba kubikurikiza, ariko nk'uko bisanzwe hari igihe nyine bajya badutenguha. Bwa mbere bagitangaza amasaha bakayisohora kare, ariko mu yindi minsi noneho ukabona wapi ntabwo bakiri kubahiriza igihe. Ariko ndizera neza ko bagarutse baje neza ku isaha bya nyabyo, nta kuzongera kurenza isaha ngo mubone ibintu bitandukanye n'ibyo mwifuza. Aka kanya turi kubona Cyusa yahoberanye n'uwo bita Isimbi. Isimbi yishimye cyane, Fabiola yifashe nk'umumarayika uri gusenga. Ni nyuma y'uko mama Isimbi byamutunguye, iribagiza byamurenze, kandi Cyusa yari amaze guhitamo iribagiza yabibonaga, yari azi ko ari we mugore wa Cyusa, yari azi ko ari we bagiye gukora ubukwe, cyane ko muri comment ari byo bintu mukomeza kugenda musaba muvuga ati turashaka ko Cyusa akora ubukwe na iribagiza, nibyo mwifuza muri benshi. Ariko none dore Cyusa arimo arihoberera Isimbi. Byagenze gute kugira ngo Cyusa yisanga ari guhobera Isimbi? Ndetse urabona ko na Cyusa ari kubifiringa cyane, ari kumuhobera nk'aho ari uwe. Aba bose bumiwe batangaye, yaba mama Cyusa yaba Isimbi ndetse na bashiki ba Cyusa, urabona ko byabatunguye, ni ibintu bidasanzwe kuri bo. Ariko Fabiola nkurikije ukuntu yifashe biragaragara yuko hari ikintu abiziho cyangwa se hari akantu yakoze. Birashoboka ko rero Cyusa baba bamuroze, birashoboka ko baba bamuhaye amarozi kugira ngo agarukire Isimbi. Ariko nyamara bino bintu byose impamvu biba byanabaye nuko baba baratinze. Igihe Cyusa yari afite cyo gukoresha ntabwo yagikoresheje uko gikwiye ngo ahita abana na iribagiza. Ubundi akimenye iribagiza dukurikije igihe byari bimaze, yagombaga guhita amujyana akamugira umugore we bakibanira burundu. Ariko noneho ukuntu bagiye batindatinda, dore icyo bigejejeho, icyo biri kuganishaho, biri kuganisha ko tuzisanga Isimbi ari we uri kubana na Cyusa, kandi Isimbi aramutse abanye na Cyusa byibuze umunsi umwe, abantu twese tureba filime Inzira y'umusaraba ntabwo twakongera kuyireba. Abenshi ntabwo mvuze mwese muri rusange, kuko wenda wasanga hari n'abafana Isimbi, ariko twese abonzi abafana banjye bareba ibiganiro byanjye muri rusange, nkurikije comment mwuma, simpamya ko mwazakomeza kureba iyi filime kuko yabibishye. Ubwo rero muri Big Family TV nimugerageza gutegura guhuza Isimbi na Cyusa, cyane ko twaba
mwabonye ko Cyusa yiyemerera ko ari we wanditse biriya bintu akanemera ko yaryamanye na Isimbi akabyemera kerura, ubwo murumva muraba mudukoreye ibintu bibi. Biratuma hano hantu bagarukira Isimbi kuba Cyusa yabyemeye, kuba Cyusa yabyemeye biratuma bavuga ati Isimbi koko ari kuburanira ukuri, kandi koko nanone nubwo turi kurwanya nyine Isimbi yaba ari mukuri, uretse ko twamenye amakuru yose mabi yuko bamutegaga udutego akaba yararyamanye na Isimbi mu bintu bitari ubushake bwa Cyusa. Urumva ko rero ubundi Isimbi keretse Cyusa yaramuteye inda bishaka nibwo Isimbi yaba arengana, ariko turabizi ko Isimbi ari we wateza agatego Cyusa ko kugira ngo baryamane ndetse akanamutera inda. Ariko iyi nda tuvuga nta niyihari, njye nkurikije uko mbirebesha amaso. Iyo murebye Isimbi mukareba igihe yavugiye katwite, mubona iriya ndihari? Hari iyo mubona ntago igikura, ntago igiva hiri. Noneho na bya bintu byo gucira cyangwa se bimwe by'abadamu, nta kimenyetso na kimwe Isimbi ajya agaragaza cy'uko atwite, keretse bwa mbere bakibivuga, ariko ubu ngubu mugenzuye neza mwasanga iyo nda itagihari. Ubwo rero ibi byose ndabona ngewe bishobora kuba ari nko kurindagiza Cyusa, cyangwa se ari uburyo bwo kugira ngo bakomeze bamujijishe, bamurindagize mpaka. Ibyo byose rero ndumva Cyusa yabireka, cyangwa se byibuze ubundi sinibaza ukuntu abantu bose babura ubwenge bo mu muryango umwe. Nimba Cyusa abuze ubwenge bwo gufata umwanzuro, ababyeyi be nabo babubure bwo kumufatira umwanzuro, bavuga ati mwana wacu dukurikije ibyo mwanyuzemo, dukurikije ibyo tubonera kuri uriya muryango, reka uriya mukobwa tumuzane. Bakareka kwirirwa bajya kuvuga ngo uyu munsi ngiye guhura na Mukantambara, ejo bahuye na Rugema, kandi barabonye ko bitashoboka kuhuza na bariya babyeyi. Ngiye ndumva icyiza ahubwo mama Cyusa ndetse na Nkubito mwadukorera cyiza, mwakegera iribagiza mukamuhuza na Cyusa, mukabicaza mukabaganiriza bo ubwabo, pana gukomeza kujya guhuza iriya miryango kandi mubona ko bitazashoboka. Ngaho ejo tubonye mama Cyusa agiyeyo, ejo tubonye Nkubito agiyeyo, kandi ibyo muvuga ni ibintu bimwe muhoramo, nta cyemezo kizima mujya mufata, ni uguhora mu magambo, ejo mukongera mukayasubiramo bikaguma gutyo mpaka. Njye ndi kumva rero ibyo ngibyo nta gisubizo byatanga gifatika, uretse kuba mwakomeza kudutinza muduha ibyo tudakeneye kureba kandi ibyo dukeneye mubizi neza. Njye rero ku ruhare rwanjye nsabira n'abafana bareba ibiganiro byanjye, kuko ndabizi ibyo mba nshaka nibyo nabo baba bashaka. Twese dukunda iyi filime Inzira y'Umusaraba, nuko mwava muri biriya bintu by'amagambo. Igihe mama Cyusa ni wowe turi kubwira, igihe wagendeye kuri Fabiola ndetse na Mukantambara kirahagije, igihe wagendeye muri rwa rugo ubigisha ubereka inzira nziza kirahagije. Nimba ubona rero bidashobotse, nimba ubona bitakunda, fata umwanzuro, ufate iribagiza, umuhuze na Cyusa wawe, mubaganirize, mubabwire ati tugiye kubashyingira, bariya babyeyi badahari, bari ababyeyi tubareke, tugiye kubashyingira twebwe ubwacu tutitaye ku bya bariya babyeyi. Mufate umwanzuro nk'abantu bakuru, nk'ababyeyi. Nimba abana bari gukina imikino, namwe babyeyi bakuru mwikomeza gukina imikino, kuko bitari ibyo ngibyo umwe muri aba ngaba ashobora kuzagirirwa nabi cyangwa mukamubura. Mutabuze iribagiza mwazabura Cyusa wanyu, bashobora kuzamuroga cyangwa se bakamugirira nabi. Muribuka ko mu bice byatambutse twigeze kubona Cyusa bamugiriye nabi, twigeze kubona Cyusa bamushimuse. Icyo gihe ribagiza yamaze igihe kinini ari kumushaka. Kuba yaragarutse ari muzima rero ni amahirwe akomeye cyane. Yagiye mu bitaro ngira ngo avamo. Ese murashaka ko biriya bintu byongera bikaba? Murashaka ko noneho muzamubona ari umurambo bamwishe burundu? Mu rwego rwo gukemura ibyo bintu rero, mwebwe mubafatira imyanzuro nk'abantu bakuru, mureke gutuma filime iba kurondogora cyangwa se ibamo ibiganiro gusa kandi yakabayemo ibikorwa. Mubafatira imyanzuro, ibyo ngibyo bigende bive mu nzira. Muraza kuba mudukoreye nk'abafana banyu, muraza kuba mudukoreye ikintu cyiza cyane kandi kiryoshye. Hanyuma kuba ari babandi bifuza gukina filime rero, nimero ngiye kubaha ni nimero za WhatsApp. Wandika kuri WhatsApp, abantu mujya muhamagara ntago byemewe rwose, mujye mwandika kuri WhatsApp, tuba turiho tubafashe tubasubize. Nimero ni 079 20 36 birarangirana n'uku kwezi kwa 12 kwiyandikisha ku bantu bifuza gukina filime. Abantu mufite imyaka guhera kuri 18 kuzamura
kugeza ku myaka 25 nibo bakinnyi bakenewe, ubwo abandi tuzaba tubamenyesha ikindi gihe nikigera. Hanyuma ubwo rero mwiyandikishe, filime muzakinamo ntago ari Inzira y'umusaraba, njya mbona abantu babyitiranya. Filime muzakinamo ni filime yitwa Inzira y'urukundo. Jya kuri YouTube search wandikemo Inzira y'urukundo, ubanze uyirebe, nubona ari nziza wayikinamo, ubone kubandikira bagufashe ku kijyanye no kuzamura impano yawe. Ndagushimiye wowe wumvise kino kiganiro, ntukureho cyangwa ngo wihutishe. Imana ikuhereza umugisha, ndizera ko n'andi mahirwe yose atazajya gucika, uzajya uyumviramo hano. Hanyuma ba bandi rero nabo bashaka gutsindira ibihembo, reka dukurikirane ikiganiro cya kabiri.